feels like a test that I fail, so depressed when I can't. Mwiza wanjye we nukurura bahiga, mwiza wanjye we nukurura bahiga, wakuvuga ibigwi nukuri ntiyarekera, wakuvuga ibigwi nukuri ntiyarekera, ubwiza bwawe shenge urasa n'irirenga, mwiza wanjye we nukurura bahiga. Sheri umeze ute? Wiriwe neza? Komera cyane Sheri. Ukomeye. Ndakomeye. Shanange ariko nane urakomeye. Ndakomeye. Kari. Star. Ewe data we, ego umunaniro. Akazi kagenze neza ariko sha mfite umunaniro. Ahubwo ndabona uri kunywa amazi nanjye nzanira. Nzanira nanjye ari mbasha kunywa. Muzana amazi. Sheri wahise uyazana? Neza. Ugize neza cyane. Merci. Ndashaka dukozeho nyine. Ku buzima bwacu. Shawazi igihe Sheri. Umunaniro mfite. Akazi mba niriwemo nta hanumva nacumbye. Ariko iyo nkugeze imbere mba numva ndi kwitetera. Nyina ngukumbuye. Nibyo. Ahubwo njye hari ikintu nibaza ko mbona umunaniro aba ari hatari. Ntaho ngo wicaye mu rugo bimeze bite buriya ra. Banananye kurushaho. Ntago mwabyumva abantu birirwa mu rugo ngo baba bicaye baryamye. Ariko burya tunanirwa cyane. Urarambirwa pe. Nese kurambirwa no kunanirwa urumva ari kimwe? Urananirwa no mu mutwe reka. Aha, sha. Neze ngiye mfite icyo. Uri mu kazi arananiwe. Uwicaye mu rugo arananiwe. Harya ubwo ninde uburuhutse muri bo wose? Ngaho nsubiza icyo kibazo. Nanirwa cyane n'ubu uri mu rugo. Kuko wagira ibitekerezo byinshi gutese. Ariko ibyo bintu nabivuga nkabitekerezaho iyo ndi mu kazi teka mbitekerezaho. Ni gute ushobora kuba wakwicara mu rugo ngiye gushakira ikintu ukora muri iyi minsi? Nibura ikibazo se kuzajya utano n'ufite umunaniro urenze uzongera kumaka ya buriya ra? Nzaziguha pe. Icyo nakwimasa sha nzabikora ariko ari ikintu ndi gutekereza rero. Nagitekerezaga muzi bise ngitekereza nshaka kugira ngo ture kuntu hariya twakongera kubaka. Umuntu akazamura inzu tugashyira cyane ko burumva nyine nkuboneye n'akazi cyane ndakugira umu engineer. Urumva nakugiriye neza. Umva amafaranga uzashyire hafi. Amembe tubutse. Zengwe mbatubutse ze. Cyane. Engineer nyine. Umura ntacyo uzambura na Sheri. Duruza rero mu bintu dufite uvuga uti nkeneye miki. Cyane. Aricyo wabura ngifite. Sinaguhaye byose. Nta na kimwe nabuze. Byiza cyane rero. Uranezeza. Ese shaka to. Ari byiza. Nuti yo kora nase. Nijya tuyokora. Gukora icyedereza sha. Ni kabisa ndabizi neza. Kare. Koko cyane. Kare. Ndabizi. Koko. Genda kase. Kare. Akazi. Sha. Okay, ntacyo. Ariko ndabona uri umusore da. Rero Kadogo. Harya ubundi bakwita gushisha. Alex. Okay, Alex. So, gira ingorofani eshatu uvangamo igice cy'isima. Kandi bikore vuba. Ngiye nkunda gukora nkataha kare. Uzi ko mfite imbaraga. Sawa. Ariko rizikura abafundi dukora. None se umva kubwire mwana. None se no rugo no urimo wenyine. Kaneza ko marusha shopari. Marusha bari. Marusha yara. Ko ntagarasoka. None se ko ntabana ari gukina ntago barabyara. Abana ariko ntabyo ndetse ibyo ntacyo bitwashatse kubafundi. Twe turubaka rega sha. None se ubibaye. Izi neza twe dukeneye. Twe turubaka. Twubaka ingo. Sawa sha. We kora sha kora.
umuhungu wacu asigaza akazi cyane ndabona usika ashoboye pe noneho ewana ngiye kujya nguha ikiraka ufite courage gira vuba shaka do ugejeje ingorofani zingahe niwe mufundi batuzaniye se muraho neza uraho neza yego niwe batuzaniye se cyane rwose meza mutese turaho ngejeje kubakira nizere ko ubikora neza ariko genda ubaka genda umufundi wa nyawe urusibye n'impamyabumenyi genda byubaka byose ndubaka kabisa nanjye ndabibona okay n'ubwo uyu muhungu nangire vuba gusundi nkwereke cyane byiza n'ukuri rero genda abona amaso ataraye cyane rwose hehe se ubwo twatuziranye ariko nkubaza ntabwo wigeze wiga Iburasirazuba aheza ahubwo mbwira hari ikigo kindi ni ikihe kigo umva reka nkubwize ukuri ntabwo wize hafi y'amazi narayizi okay hafi y'amazi naciye imyaka 5 urangije ni wowe nsanzwe nkuza cyane njyewe ni ukuri nuko nahindutse nyine nakuze nubatse urugo urarubona ubona ko kubera Imana cyane nabaye mwiza ariko Imana irarema ni ukuri mfite ikigabo cy'igisaza bura naje gura n'ikigabo nirangiza kagira inkuru rero cy'igisaza ariko gifite amafaranga kandi kiza shawo ariko cyarankunze none ukurusha cyabiragaragara umva ubu mbese nicaye nk'umwamikazi ntacyo mbura nawe urabibona kandi amaso araguha ahubwo natwereka nkubwiza ukuri Imana ikunda abafundi hari Imana itumye ngera hano ngewe byose ndubaka ntugire ikibazo cyane ukuri pe umva ndasana subwo nakongera twaraniganye noneho mbega ibihe byiza ntago nakongera guhereza abandi banakazi kabisa sagize ukore muhereze wa muhungu wacu Alex agufasha akazi muhungu nabonye nta niribirije nta nanjye mabonye rwose afite courage kuntu ariko abaye mwiza je data amafaranga nyine ntacyo adakora kabagira nk'ibarye bihiye ariko ntacyo umva reka nkubwire bafite amafaranga ariko natwe abafundi tuzajya tuzubaka rega abafundi tuzajya tuzubaka ahubwo hari ahantu yari yambwiye gusa no kujya kunyereka mu cyumba ngo hangiritse nze kuhasana cyumba cyumba se ahantu hangiritse ni hehe nyamara yabimbwiye arambwira ngo nze kukubwira gusa ntabwo nzi ko ari wowe ndi buhasange ahubwo amwe ko mu cyumba cyanye principal ngo hari ahantu ngo hangiritse ngomba gusana ko ntabyo ibyo yambwiye kandi noneho nkaba nta hantu mbona hangiritse umva genda urebe neza rero rwose genda urebe neza ntaho nzira cyangwa se wenda niba yaranakwemereye yarabikubwiye ugafite arahafite nyine wowe genda urebe uguhita umbwira mbere ko njya no kubaka n'ibyo bindi nta nicyo bitwaye naho nzi ntubake ntacyo bitwaye kabanze ndebe we sawa amaze mparebe bitese Ngize. Mumudukira. Ndimo ndazinga imyenda. Meze bitese. Sava. Ni karibu. Kano gatega gato nashyize aha ngaha gafite umumaro. Meze bitese. Bimeze neza wowe. Sava. None se wewe ukwezi kuruzura? Ntabwo aricyo kingenze rega. Se we ntabwo nshobora no kuhagera nkaza tugiye kuganira gusa atari nkuza. Ngize ngo uje kunyishyuza. Ahubwo ngwino hicara hano nkubwire. Yicara hano nkubwire ahubwo akantu utaruzi. Ni amahoro se? Ni amahoro masa nta kibazo. Hari igihe ugitekereza ko mba nje kukwishyuza gusa. Bazi ngo nicyo kikuzanye. Umuzo hano kwitama nibuka ngako zubara ibibazo mbafite. Abantu nkako tugenda kugira ibibazo byinshi nyine. Babaye ikisi. Akanuka iyo stress zihise. Ubwo ndashaka tujye mu nzu kabisa. Ariko nawe umva umugore wawe nakufata. Umugore ubizanye. Umugore wagiye umureka kandi ngizo gukwishyuza kandi tugende ngo. Ubanza wumvishika no mamezi abiri y'inzu y'umuntu. Iyi nzu si yanjye. Ni yawe. Hari ikindi kibazo ufite? Twagiye rero. Ibindi byose nzabyimenyera. mfasha kado yuko utandayubaka mu kanya mwana saha okay witeretsemo hari
ariko ushaka uzi n'akazi sha uzakazi noneho genda uzane ya sima uzanire n'umwiko vuba vuba yego ese nanjye gukinga runo rugi nibwo ngiye kubanza gukinga ariko se ahubwo harya haha nagura aho ngo nze masane sha nahabuze kurikeka noze ukirebera kubara umva reka nze ahubwo kanze mparebe rwose no harebe pege kanze mparebe hano yavuze ntabwo mpazi ndahubaka tu ariko ndahabona njye ega bratwe y'abafundi dufite ukuntu tureba cyane se bote byacoka byarawe ya katende mparebe nta kibazo ufite inzu nziza nawe urabibona sha mwakoze kofi abakobwa mwaratsinze sha twebwe ukuntu tuba twarabaye ubuzima bwa bwaranze oya bijya biba ariko umva tugende nyerekera ariko ubundi aho ugaburira iki nawe urabyumva nkuko mba nariye amafi ava mu isafuriya ndajyamo noneho muri firigo rero ibirimo uzi noneho amaguru niba ni ukuri umva narashishe n'ibyo byaraje umva reka tugende n'ubwubake ndahagusarira hose sha hose ni ukuri okay ku cyumba naho ngaho naha pe kumana we ndamakwereke ababosi bariha kweli ariko natwe abafundi tuzajya tuzubaka karibu ngwino urebe nakuri urebe ahantu hasi ariko mva kumbwira isurubeti reka bisige hano bitanakwaniriza icyumba nibyo ndarwubaka nta isarubeti abafundi se kari ibyanyu abafundi ni ibyanyu kumarana kanya ugize uti wa mufundi na mwabura jya gutya mukamarana kanya mu nzu
umufundi yagarutse oya buretse tuza neza umbwire ngo wa mufundi namabuje rega binjira mu nzu iwanjye mu nzu ni wawe nyine no se ni iwanjye ni iwawe bari bagiye gukoramo iki bandi hari umufundi yarambeshye ngo hari akantu ngo agiye gusibanganya mu nzu ngo gusibanganya se atari wowe wamuherezaga yari gusibanganya utamushyiriye isima umufundi akanyirukanisha yarambwiye ngo agiye gasiba mu nzu aragenda tindamo ngiye kubona mbona aragarutse ukuntu yari ameze so kuko wagira ngo ni inyamaswa neza yarivuye guhiga nese nkawe kuri ikigoryi kuko mana gusize mu rugo ubu mariye iki koko wari uri hehe wowe njyewe ntari ndi mu kazi wari kuza ugasanga umubyizi tutakoze ariko gusa uramufundi yaje yananiwe yigira atya akora byanga ubona nta mbaraga umugore yari hehe uko bigenda kose bari kumwe mu nzu atari mu nzu bari mu gikakuru ndi ko ari inyuma ariko bari mu nzu bamwe ndibaza ibyo bintu bibaye nka kangahe si ubwa mbere ubugira akado aka ntibizi ko warangaka ibyo bintu urabizi neza njyewe ndabizi neza muzi ko tuba turi gukora umufundi akaba aransiza akaba aragiye akinjira mu nzu harya ni kwa kangahera kuba ariko se buriya ibyo bintu uvuga ubihagazeho njyewe ndabizi neza wa munsi uza ubu ndamutse mbahamagaye babisubiramo ntabivuga none se ntabivuga ariko nanone mpabwe nayimenya ko ndi kukubwira rekeraho akira kanjye mu kazi akazi kawe ujya mu kazi unanirwe rero kubyumva byawe sheri bimeze bite se ariko hari ikibazo mfite kabanze nsome kuri kinyobwa ariko udafata kudasoma sheri hari ikibazo mfite ndagira ngo mbwire hari ikibazo nagize ko uriya mufundi sigaye numva ko yinjira mu nzu abaje gukora iki ibyo ni ikibazo se ni gute bitaba ikibazo kandi uzi ko abafundi b'iki gihe ari ibisambo se shese wamuhaye uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba nese ko nabwiye ngo akore hari hanze nabwiye ngo ajye yinjira no mu nzu yambwiye ko wamubwiye ngo hari ahantu hagize hangiritse nyine yaje gusana ariko yahise asohoka ntabwo atinzemo yaraje arambwira ngo hari akantu kangiritse mu cyumba ngo ashaka ugasana ngo niko wamubwiye nagenda murika numva ko ariko wamubwiye ko yinjiyemo inshuro zingahe ni imwe yonyine ntabwo ibintu byumva neza njyewe mubwira njyewe wowe siko yambwiye se umuntu wirirwa mu rugo no mu cyumba ahantu uhora buri munsi ubu nigenda ndi dukwiye kumenya ikibazo gihari none se ni gute utigiriye mu cyumba ngo ubanze ujye kureba numara kubona hahari ubone ububwira cyangwa se indi shuba wagomba kumpamagara ukambaza ese ahantu wirirwa buri munsi ni ukuvuga ko utazi ukuntu hameze urambwira ahantu muziranye ntabwo mbere nari muzi pe ariko nyuma yaho agarutse yaranyibwe turaganira numva turaziranye twaraniganye kuri kigo hari ikigo twiganyeho niko kumumenya pe nta n'ikindi tuziranyeho pe uretse kuba twariganye gusa ariko kwigana ntabwo bimweregaza ko kunyinjirira mu nzu uko yiboneye ntabwo byumva neza ntabwo ariyo mpamvu warakajwe ibyo nibyo byakora akaza ko ni ikibazo ariko urumva uriya ni umufundi arubaka bariya ntabwo uzi iyo baturutse ushobora kuba n'igisambo ariko bacu harimo ibintu byinshi mu nzu ntabwo wamenya ngo haje ashaka iki ese shewe ubundi wabibwiwe n'iki ese jewe rega jewe ubuse wamenya uteye inzu imeze wamenya niba hatarimo na kamera jewe gusa narabibonye nyine ushobora kuba inarimo koko kandi koko muri ino minsi hari ukuntu cyangwa baba baguhaye amakuru oya hari ukuntu ugema nabyimenye ubwanjye oya ko mbona mbese ushaka kundusha kurakara kandi wumva ninjye ufite ikibazo nka nk'umuntu mukuru uzi ubwenge ni gute ufata umuntu ukapfa kumwinjiza mu nzu uko ubonye sorry basi gusa yambwiye ko ariwe wamutumye ntakundi nyine nukumbabara basi ntabwo nzongera ubwiza bwawe no kuba ngukunda ibyo byonyine bishobora gutuma numva ko ngomba gukobara ariko ubundi ntakundi ariko umva ni ukubikurikirana neza ibintu ko ntabwo nzongera sheri ntabwo nzongera nta magambo bafite ubukayi koko
nafata kanyuranye n'umugabo wanjye biga nta isoni ntabwo ari byo kandi mpamagara njye aho amagambo yavuze mubaze Alexi cyane tegera Alexi karame kwa hano vuba simba naguhamagara ntabwo wanyumvise agaburiya mba ndi no muri tiza n'ubuzuzi imyuka n'umva kageze bankomeye imyuka y'amagambo bankomeye biriya rwose ngombwa iki cyariya kubera iki imyuka cyariya aho ushaka ni kunicara kure yawe cyariya cyaraho ngaho ndahicaye ibintu wabwiye shobuja ni biki atabuja ntabyo ibigambo wavuze ibigambo wowe njye mvuga ibigambo nduvuga ibigambo ufata ukajya kuniranya n'umugabo ukumara iki nari iki ererere subu yawe nduvuga simba naravuze we n'uwamufundi mujya mu cyumba umufundi yinjira mu nzu hano ko nabivuze noneho ikindi ko naravuze yarinjiye amafaranga ari kwigorora yigira umusore urasi yandutaga wagira ngo nusha ubusore nuko hari hasi yarunamye cyane njyewe se kutambwiye ngo ngeyo nuko utabishobora wese ahubwo mubwire rero ibyo mwakoze narabimenye ibyo uri kunyibwirishwa nutamba nzabivuga ubu iki se iki wambikije none wamuhaye iki urishwa se ko namuhaye waramuhaye namuhaye iki yaravuye gukora akazi ukanatinyuka we ngo nguhe noneho nutamba nzabivuga genda guha ibiryo mu nzu guha ibiryo niba ari ushaka uzabirye wenyine ushaka jyewe noneho none ariko Rwanda kumva ndabona ubona njyewe nutamba nzabivuga tayari ndabivuga byose ndabivuga kugeza igihe nanjye ko ugomba kumva ngaha basi tuzi ibyo ni byiza ariko ntubwire mabuja uri mwiza kuri utampaye nazungukirayo abamujye se ukubeshya ntawe bubeshya kugira ngo kuki mbura mba nkubwire waho kuma kunyegereza naguhobera nyina nkagufata kunyunguta niyo mpamvu gahunda rero mabuja bamubwiza ukuri uretse n'uriya mufundi ufushye nanjye nabonye uri mwiza cyane urakeye cyane noneho ariko buriya wowe shawuri wangije naguhobera nkakunyunguta byihorere baba byihorere nta mpamvu bagenda bagongana niyo mpamvu wanje yabaye umusazi neza gusa ukuntu nkunda iyo ari ku kazi none umva aransoma mbese kano kose abayobozi bambaye keya zihagije noneho rero ibaze uriya wakuma rero shawe rahira kunyunguta niyo mpamvu shoriya rero yavuye avuye mu bye neza ko yambuze hariya sara akundi reka mubwire nzabimira ntuzabivuge kuko narica abimenye nzabimira ku buryo bizagenderwa muri weekend iyo nibe mu rugo mba numva ari sawa twirirwa ari sawa pe ariko kakave ntago akirimo uri kumva mva karashizemo ahubwo ejo uzazana ushaka utunywe cyane jeri icyaka cyabaye icyaka rero cyangwa cyangwa nagiye shawura akihengekana n'undi muntu ushaka subo nabikora ni ukuri mba nifuza ko waba wanyegeye nyine rwose ni ukuri none ndi uwawe rega ndi uwawe nta wundi mwambangikanya humura niko bimeze humura mbega byiza ni ukuri ndishimye ndi uwawe rwose tuzi umutima hamwe birashimishije si ubundi ubona buri mufundi wacu akora neza umva niba hari umufundi nabonye nubona abafundi bose na Karori n'abandi reka da bose nta n'umuzi kubaka ariko ahubwo uyu mufundi yego burya abafundi batandukanye uzi ukuntu azi kubaka neza azi kubaka icyo ni reka da karekezi noneho yambwije ukuri burya umva yakubwije ukuri nta n'undi mufundi muri kano gace reka nanjye yakibimbwira nawe karekezi ugiye kora ibintu bisobanutse warabibonye cyane nawe nese mbona ko karekezi ashobora kuba umuntu akoresha ashaka gukora ibintu byiza niwe ugomba kujya uhamagara kandi nawe umufashire buriya ntabwo uzajya umwongera n'agashara mfata uzamwongera agashara uzi ukuntu yabikoze neza
ntugere ku mafaranga arenze mpita zamubwira se shaka akanyuza dore amafaranga asigaye ari ikibazo. Amafaranga wamuhaye cyagiye ari make. Rega dufite ibintu byagutse byo gukora sheri. Ntabwo tugomba gufata amafaranga gusa. Gusa nyine nizere ko ibintu byose uri kubikurikirana neza. Cyamva byose biri ku murongo. Kandi nanjye urabizi ko. Kandi abizi kuzanshimira. Ubundi ntabwo wishima se? Urandashima ariko ruzarenzaho. Cyane ubundi nagushimisha. Reba ubu nakabaye ndyamye rero kureba mvunaguye neza. Siko numva nta mbaraga nasigaranye mwana. Sigaje kumpeka rero. Sigaje kumpeka. Reka da. Niko nshira inzara no starakuze. Mba zarakuze pe. Mva ndazi gucira kandi neza. Ako sheri. Rebe ya vetera. Siko ngiye yanjye maze gucira we. Rero naciye rwose. Njye nta kibazo kiri. Nako turagura izindi nziza. Tugiye kuzikoresha. Nshira inzara. Amafundi. Ngo mama. Kumere rwose. Naho neza. Vetera ngira acitse. Vetera acitse. Uraho. Aho neza. Mwana makuru. Ni meza. Ese. Vetera ngira acitse. Ariko amefasha Ah, nje kugusana agatero. Okay, sawa. Ariko ndaje muzanira. Rwose. Imeze bite se? Ibi nanjye ndona akazi n'umukanye rwose. Yesu bike ndangara. Biri kugenda neza se? Sibye ngiye gutera karasanse hahandi. Byose nabirangije. Ikije. Urakoze. Rwose kabegeye. Nuko ukora no mu mufuka dore rwose urumva. Akatanye ndagisiga. Reka ndo umufundi wanya. Warangije se? Urumva. Rwose. Aho usanga akoze. Ay, menyete wa mwana we. Reka zuko nawe ujyuganye. Wowe ubuze iki? Bwiza uko. Hari icyo wabuze? Naho boss. Ukujya bose kwanyishyura. Abo se urayama kuri mobile money. Cyangwa amakara. Cyanda bitekerezaho amafaranga yabaye ikibazo. Ega ry'akazi nakarangije. Ndi umufundi wa nyabo. Bazimana. Koze igiko. Yego. Umva mufite no kuri divayi iryoshye. Boss uri umukire pe. Sheri. Ntabwo urabyihanganira. Kandi se mbigize. Umaze kumbwira ngo iki? Ntabwo ko Boss. ntabwo mbwe ko divayi yashize. Urambaza iki? Yashize ariko Umva boss umugabo. Niko. Sheri yashize ariko nukuri nanjye nari nzi ko yashize kuko nanyiriye. Mu kigaragara usigara sibuje abafundi jewe. Ntabwo nabikora. Usigiye najya gusimbuza uyu muntu. Ah no, toka. Ah no. Tugora nakuba gusimbuza umufundi. Ngo nyine ngo nuko nkuzaniye ngo nzuzi. Mwana uri kubwira. Wa mugani. Saza atabyukije urabitwawe. Ntacyo ikintu cya mbere kandi hamwe ubu se utamufite ne ukasoza. Gusa n'umugabo mwiza. Kubera uko arakaye abakire muri burya abantu bakuru ntabwo bafunga umutwe. Wenda agenda mu mutwe kandi se wumva se rero atakumwe kwandi nicaye gasome gukora akazi. Nanjye reka ngende njya kumureba. Njya kumucurutsa kuko ndamuzi. Kazi komeza akazi. Sheri bite? Sawa, umeze ute se sheri? Nari ngukumbuye. Nari ngukumbuye. Nari ngukumbuye. Ariko sheri, gahunda nakugejejeho bimeze bite? Biraterwa nawe. Subiza ko ari byo utaruzuza. Ubu rero nikwije ntugire ikibazo ndi tayari. Ni ukuri. Ariko rero ndashaka ko nzagukura nkajya kugushakira indi nzu. Oya, aha ntabwo nahava. Ngo iki? Kugira ngo ari ugikora se? None. Ikize. Urabikora ndetse abandi gacucira. Ntabwo nzongera gukora isuku utari wawe. Goha. Ibyo twasezeranye warabyubahirije. Kana n'umwe wo uvuze ngo Ugomba kumva. ngo iki? Twasezeranye ko ugomba kumva abantu bavuga. Ariko ubundi reka vuga. Umenye ko ndi umugore w'umugabo. None njye ntabwo ndi umugabo. Uri umugabo ko ntabwo uri umugabo wanjye. Kubera iki ntabwo umugabo wawe? Ese uri muri urugo nk'umugabo wanjye wowe. Umusore udamane twagenda ntabwo uri umugabo. Uzabase. None Iyi mpeta bajya kunyambika waruhari. hari amasoko barazicuruza. Tugende kugurira. Iyi n'umugabo wanjye wayinyambitse kandi yaheshejwe n'umugisha. Baba we. Rero ntabwo nzi ibyo uri kumbwira. Si ibyo umbwiye.
none nutamba Uzagira umugabo wanjye unabyumva uri kubivuga gutyo. utampaye rero Urashaka byumva. byose rero ndabivuze Bivuge. harabaye Bivuge. uhereye none uzajya wikoropera No, nta kibazo, nta kibazo. byose ngiye guhera ku cyambere mbivuge Ushaka ukivuge ko ntabwo Ndashaka nkivuge. Yego. Ntabwo azabyumva reka. itegura umuriro niba ari ukuzimu ugera kwa uzimya rero uwo muntu ugiye kwatsa kandi noneho uwo nzakwakiriza ntufite nawe uzimiriza ngiye kukwakiriza muranka genda ubivuge kagenda aho genda ibyo rero ntabwo tubyumvikanaho. Jeri iyi nzu ni nini pe. Kubera iki? Ntabwo nayivamo. Reka. None se ko narangije gushaka inzu tuzabamo, ikibazo ni ikihe? Umva impamvu. Iyi nzu tuyishyura amafaranga make. Ni nini. Ni nziza. Ubwo se ngo tuzagiye handi. Ariko rero niyo nashatse ntugire ikibazo. Ni inzu nziza itubereye. Aya, reka tugume muri iyi nzu. Kubera iki se? Ariko nge rero reka nkubwire, ndumva ushaka kunaniza. Kandi nge hano hantu njya mbona na cya kigabo cy'amarinete, kiriya kigabo ntago nyangishira amakenga. Ego mana yanjye. Cya kigabo ko kiba kije ngo nyishyure. Hari ikindi panga nuriya mugabo njyewe. Waretse ahangaha tukahava tukajya aho ngaho wenda tukamara ya mezi abiri twarangiza tukazagaruka. Oya. Ntago nahava. Uriya mugabo niba ari ufite ikibazo nta kintu mpanga nawe. Sura mugabo se afite umugore subiza sheri nawe ntukajya ufuha ntago ari byiza. Aho menye ko abagabo babakire barashurashura. Ndabizi neza. Nawe rero rwose. Ndamureba amabera akikora ntonse. Sheri ndabona bunije rero reka twigire mu nzu. Cyane n'ubu nanjye aritangiye kundira hano hantu. Si ngibi ibyo navuze. Sinakira kiba kijya gusa noneho ukwezi kwari. Si ngibi ibyo navuze. Sheri reka rwose ahantu tuzahave. Ntacyo mvana kiriya kigabo ariko nawe wirakara. Rwose ahantu tuzahave. Reka twigire mu nzu. Si ubwo muri buri cyubwo ngo. Si ngibi. Kigali we. Ntasundi wowe ntufite umugore wawe. Uyu nguyu umushaka wi. Menya kangari wanjye mu gipangi wanjye. Dore ko akimya ko ufite muri iki niyo. Umufundi nje mpunga abafundi none sanze abamotara handi. None se umuntu yakodesheje inzu ntabwo iba ari iye. Cururuka sinakubuye ko aje gushaka inzu. Ashaka inzu nasohoka mu gipangu. Njyewe? Mu gipangu wa mugabo. Njye nshaka Sokera mu gipangu. Oya ntunyubahuke. Ntunyubahuke. Sokera mu gipangu. Ntunyubahuke. Nta kibazo. Mvira mu gipangu. Njyewe sheri nari njye gukoresha na invitation ntacyo bitwaye. Mvira mu gipangu. Fata imodoka byo ugenda. Sokera mu gipangu. Ase wamuretse. Oya ntacyo reka ngende. Nagende rwose. Reka nkubwire rero nibyo nakwemeye ndabihinduye byose. Oya sheri sinakubuye ko yaraje gushaka. Oya nari nakwemera amezi abiri ariko mbivuyemo. Ndabizi. Oya urabizi ikibazo mba mfite mu rugo. Urabizi ko banzengeje ngira none abafundi bavuyeho nawe none abamotari koko. Ase niki gituma utanyumva. Oya nakira mvugana nawe ariko muri wa kigahora cyamara kihano. Ariko yereka nkubwire uzasya mvome nujya gushigisha niruke. Intuntu hafi ruta inyamunyu yakure. Ko nawe ufite umugore. Mana yanjye mugabo yagiye noneho ko mbona bwije atarahagera si ni amahoro ra mbe bisangiye gusura abapanga ari bombi bamwe musure angaye meza pe mbona yitonze byataha sonde buriya nubwo kubira kwa ko nzi ko nakazagira njya kutuba tweganirira basi kwa mwana we rero ni biki darota cyangwa mana we cyakora ndumva ibi ni ibiki se ndeba ibi ni ibiki se murimo kandi ibintu ni ibiki murimo nanjye kumwishyuza ariko aha narakwishyuye bishyura kuri ese ntabwo ubyibuka ntabwo uheruka kunyishyura niyo bizu yakwishyuraga ngaho wese sigara umwishyuza nyine igihe niyo bizu yakwishyuraga oya ariko nta bizu se bizu musobanurire ko nakubwiye iyi nguye rega nanjye kumwishyuza amafaranga y'inzu amafaranga y'inzu narabishyuye umusomagura no hagara hano uramusomye ndeba waramukoraga ibyo wabibonye ryari nabibonye nije mbabona ndavanga amenye ibyo ari byo kandi nkatanga umugabo ngo yagiye mu kazi ngo arataha yatinze ndamuhana yaguhaye Alex we nanjye nkaba nzi ngo uyu ni umukobwa yari mfite mu rupangu ahubwo yaje kunsenyera
sinabimenya ariko nawe birengera nababonye nawe rero uravuga rega nta n'isoni wowe waje gupanga ushaka no kuntwarira umugabo mbwira umugabo wanjye mutwaye hasi nka wundi uraza umbaza mbwira uranirwa gufata umugabo wawe neza uraza unshingaho n'amanyo mabi indakura bambaza iki mva mada unigene nje nibaje kukwishyuza umugore bivuze ko umugore ungana gutyo utabasha guhaka y'umugabo nkaje kwifatira wawe noneho uzasohokere mu nzu azajya uze kwimera hirya ntago rero mu rugo rwanjye rero baza gufatangira akaye yego zuminga undebe urabona undusha iki zunguza amanyo usohoka umvira hano iwanjye ahubwo ngiye nagusohora ega mwamwiyemeye ngo mufite amazu reka nkubwire none guhera uno munsi kubera uno munsi usohoka ugende umvire mu nzu n'ibyo byose ugende abagore b'ibigoryi mwese mutekereza singushaka nyishyura amezi 5 hanyuma haye umugabo umugira ute ngameza ngahe amezi 5 namwishyuye uza niba mwandikiranye kugira nemere ko wamwishyuye uza n'urupapuro ndebe aho mwandikiranye nibyo warata none ntago waje kugana ntago naruvamo navuze no stop ako bundi we wandekuye ushobora kundekura ntago nakurekura kuko wantwariye umugabo ase wandekuye ubu nagukubita none ndose nkagucira ibaza ariko wankubise nagukubita urero basanga wandusha imbaraga se bani kubizi nese ubutimbye gutyo we wandusha imbaraga ndakugira vuba ndekuye ibyo nabonye nabibonye birahamara ni ibiki se wabonye ibyo nabonye nabibonye byampaye uretse gato ubyubura guhaka umugabo nkwereke ibi ni iki uretse umva wanyishije n'ishyano ry'umugore uretse gato mbunge umugore yangiriye mu nzu urumva yanga kwishyura ariko arisigaye atwara umugabo wanjye ibyo yaje gusezerana muri iyi nzu ko kingana ntabwo kizi urumva yicaranye hano umugabo reka data uyu mugore yihereje yasomaguye yagize ati gusoma urabona umugabo none se nyiri iyi nzu ninde ni njyewe wowe uri umupangayi umupanga Yohana no se ko umugabo we numva ngo warishyuye umugabo we namwishyuye amezi 5 igihamya ntareka gihamya nyine uzane umva none se ugomba ariko rero ntago kurwana ari wo muti mumbwire ahubwo ndajya no kukurega nasone none se uyu ni indaya y'umugabo wawe cyane ntago ndi indaya kuko nabibonye none se wowe ubasanze ngo basomana umunwa ku wundi ngira ikimenyetso gihari cy'uko nasomanye ndabatunganya ariko rero ushaka kuba wamusomye kuko ndabona ndakurasa nawe nanasanze n'umugabo hano hariho bizu yinuze ya ruje areba umva ijambo rya nyuma rifite n'umugabo wawe kagwigwe n'uzansora hano nawe mu gihe atarazi uri ubusa imbere yanjye ngo ndi